Ndabasuje cyane mwese, nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni Kwibendera TV, ni nako kandi mbahaye ikaze mu bikorwa tubategurira tukanabibagezaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko wowe musore cyangwa wowe mugabo uri gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore yaba yarangije. Musore, mugabo wiba umwana, nubona ibi bimenyetso uzamenye ko umugore cyangwa umukobwa muri mu gikorwa cy'urukundo yageze ku byishimo by'indunduro. Ni rero tugiye kuza turebera hamwe, ariko kandi wowe udukurikiye ndongera kukwibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Iyo ubigejeje gutyo uba uduteye inkunga nini cyane. Reka atuze tubirebere hamwe bino byose ni mu kanya gato cyane. Ikaze, nitwa na Cretin Ntirushwa nkuko nabibabwiye. Abantu benshi bakunda kwibaza iki kibazo, ndetse bamwe usanga abakunda guhera mu rujijo bibaza ngo ese ni ryari umukobwa cyangwa umugore yaba yageze ku byishimo bye mu gihe bari mu gikorwa cy'urukundo cyangwa se mu gihe bari mu gikorwa cyo guhuza ibitsina. Musore rero cyangwa umugabo wiba umwana, nubona ibi bimenyetso nta kabuza uzahite umenya ko umugore muri mu gikorwa cy'urukundo yageze ku byishimo by'indunduro, hanyuma umufashe. Hari abagabo benshi batajya bamenya ko abagore babo barangije, bakabana imyaka n'imyaka ariko batazi niba umugore ajya arangiza mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Gusa hari n'abagore batajya bamenya uko barangiza cyangwa n'ibindi bijyanye nabyo, nko kuzana amavangingo n'ibindi. Umusore cyangwa umugabo, ibi byagufasha kumenya niba koko umugore murimo gutera akabariro agiye kurangiza, ukamufasha kugera ku byishimo by'indunduro. Ku bamenyereye gutera akabariro ntibigoye kumenya ko umugore yarangije cyangwa ko arimo kurangiza. Wumva atangiye guhumeka cyane no gusohora amajwi, ubwo mu myanya myibarukiro ye hariyegeranya cyane, ukumva igitsina kirimo kubyiga icy'umugabo kikabura aho gikwirwa, ahubwo utabimenyereye wagira ngo mu gitsina hari ikintu kidasanzwe kihabaye. Ibyo byose ariko ni ku mukunzi mumenyeranye utaguhisha. Naho ubundi abagore ni abahanga, ashobora kwikora ibyo byose akakubwira ko yarangije kandi atarangije. Umugore urimo kurangiza ashobora kukwiyegereza cyane, nawe rero uba ugomba gukomeza kumushimira ahamuryohereye. Umugore urimo kurangiza ashobora gusakuza cyangwa agashinyiriza bitewe n'uburyo yakiramo ibyishimo. Hari abaseka cyane, hari n'abavuga nk'abarimo gutaka. Aha bisaba ubushishozi. Umugore urimo kurangiza cyangwa se ugiye kurangiza arirekura wese ku buryo ubona ko arimo kuryoherwa cyane. Iyo bishobotse arakurata, akagushimagiza, akakuririmbira, abivuga kandi mu majwi nawe wumva agutunguye cyane. Umugore kandi ugeze ku byishimo bye bya nyuma ntabwo yihishira, akanyamuneza karaza mu maso ukabona ko hakeye, mbese akirekura wese. Abantu benshi ntabwo bakunda kubimenya,
nyamara ibi ngibi ngo niryo zingiro ry'urukundo. Abahanga mu bijyanye n'imibereho ya muntu ndetse n'ibirebana n'imyororokere bavuga yuko hari abagore babaho benshi bakaba mu buzima bw'igihe kinini ariko batarangiza. Abangaba ngo igihe kijya kigera bikabaviramo indwara zitandukanye zirimo nko kurwara indwara zirebana n'umutima ndetse n'izindi zirimo izigendanye n'amaraso. Niyo mpamvu rero kenshi ngo buriya ni byiza yuko wowe musore cyangwa wowe mugabo niba muri iki gikorwa cy'abakuru ngo ukwiriye kugerageza ibishoboka byose ukagera ku byishimo bya nyuma by'umugore cyangwa umukobwa murimo guhuza igitsina. Nawe nubona bigenze bityo ukabona umukobwa cyangwa umugore arimo aragaragaza bimwe muri ibi bimenyetso tukubwiye haruguru, nta kabuza uzakomereza aho ngaho, muzaba muri kugenda amwerekeza ku kigero cyo kugera ku byishimo bye bya nyuma. Bityo uzirinde guhita urangiza, ahubwo ukomeze umufasha kurangiza mwembi muryoherwe nijoro cyangwa umunsi w'urukundo. Ngayo nguko nitwa na Kreti Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Uyu munsi twareberaga hamwe bimwe mu bimenyetso bigaragaza cyangwa se biranga umugore cyangwa umukobwa urimo kugera ku ndunduro y'ibyishimo bye. Bamwe bavuga ko ari ukurangiza, abandi bakavuga yuko ari ukugera ku byishimo bya nyuma. Nubimenya rero gutya bizagufasha. Ntabwo usezera ntagushimiye wowe ubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro tubategurira ku Ibendera TV, mu nkuru tubagezaho ku ibendera.com ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, aho ugenda udukurikira ni Ibendera News Agency. Ndakwibutsa gukora like, share na subscribe rero kuri channel yacu Ibendera TV. Bigenza gutya uraba uduteye umusanzu ukomeye cyane. Ndabashimiye cyane rero, bifurije kugira amahoro n'amahirwe, muhahe kandi murongo.